ibyiringiro bya Yobu birayoyoka. Haleluya. Ariko ngo agiye kuvuga ijambo ryiza, aravuga ngo uyu mubiri wanjye ngo naho wamara kubora, ku buryo umuntu umubera umunyamumaro yanakwicara ati runaka yambereye umunyamumaro, yatuza akavuga ati runaka yambereye umunyamumaro. Kandi nimba ushaka kurama, kandi nimba ushaka gukorana n'Imana, uzaba umunyamumaro. Iri hejuru y'ubupfubyi, iri hejuru y'ubupfakazi, iri hejuru y'ibihombo, iri hejuru y'amarira. Turabashuhuje mwese abakurikiranye Mama Charlene official, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje mwebwe abatuye mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye, abari mu bihugu by'ababanyi, ibihugu by'abaturanyi, abari mu bihugu bya Afurika no mu bihugu by'Uburayi. Aho muri hose turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha. Twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya. Ariko mbere yuko dutangira, ndifuza ko tuganira. Hari byinshi mujya mumbazamo mwifuza kumenya ku buzima bwanjye. Hari ibyo ntashobora kubasobanurira, ntegereje ko Imana izabisobanura, ariko ibyo ushoboye ntacyo nzajya mbibasobanurira. Kandi iminsi tumaranye naramaze kubamenya. Hari ibintu nzajya mbasubiza mutarabimbaza, kuko mba nzi neza ko muri bubimbaze. Uri bumbaze ngo kubera iki none wakoze ikiganiro wambaye rinete. Bamwe mushobora no kubifata uko bitari, ariko nyine narwaye amaso, biba ngombwa yuko arizo bantegeka. Muri make ni umuti. Ubwo rero singira umuntu ndi bukomeretse, nubwo nzi neza ko abantu bakurikiranye Mama Charlene official ndabamenyereye n'imico yanyu nuko mwitwara. Muri abantu basobanutse rwose, ariko ntacyo mutanacumura mu mutima mukavuga muti wa mugore nawe yatangiye kwiryagagura, cyane ko burya kwambara amarinete kandi utarwaye amaso kiba ari ikibazo gikomeye. Ariko ngewe ni umuti, niyo mpamvu mwabonye mbikora. Nabibasobanuriraga kugira ngo mbasubize mutarambaza, kuko muri bumbaze. Imana rero ibaho umugisha. Muri aka kanya ndashaka yuko tuganira ku mbaraga z'Imana. Muri aka kanya mureke mbabwire, ndashaka mbazana ijambo ryo kubabwira ko Imana iri hejuru. Iri hejuru, ntabwo iri hasi. Niryo jambo shaka ko tuganira. Hanyuma turebe muri Zaburi ya 93. Iri jambo ryanejeje umutima wanjye, kandi hari impamvu namwe ndibahaye. Ninzajya mbona ikintu cyankomeza, namwe nzajya nkibazanira mukomere. Ninzajya mbona ikintu kimpumurije, namwe nzajya nkibazanira muhumure. Kuko ikintu namenye nuko turwanya n'umwe, n'udutera n'umwe, n'uduhiga n'umwe, kandi n'umwami dukorera. Icyo nzi nuko ari umwe. Muri uru rugendo rero, nubwo buri wese arwana intambara ze, ariko nzi neza yuko buri wese afite urugamba. Imana iba yampumurije, nawe nzajya nkubwira kugira ngo uhumure mu rugamba rwawe. Hanyuma iri jambo narihawe iri jambo ndihabwa. Hari ibintu byinshi nari narebye mbona Imana iri hejuru, kandi maze kumenya ko iri hejuru, hari n'andi makuru namenye yuko idateze kuba hasi. Tubanze turebe ijambo ry'Imana kugira ngo twese dufashwe n'iri jambo, kandi duhumure ndetse dukomere, kuko iyo twizeye iri hejuru. Zaburi ya 93 ku murongo waho wa 4. 93 umurongo wa 4 niryo jambo shaka yuko tuganira muri aka kanya. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka ari hejuru abirusha imbaraga. Dusubiremo. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka ari hejuru abirusha imbaraga. Imana ishimwe cyane. Amajwi y'amazi menshi, amajwi y'amazi menshi, umuraba inyanja, Uwiteka abirusha imbaraga.
nari nkuzaniye ijambo muri aka kanya rikubwira ngo Imana yacu iri hejuru. Mureke mbabwire, tugeze mu bihe bikomeye bitwibagiza ko Imana iriho. Tugeze mu bihe bikomeye bitwibagiza ko Imana ishoboye. Tugeze mu bihe bikomeye bitwereka ko Imana idakora. Turi mu bihe bikomeye bitwereka ko Imana ntacyo yitayeho. Turi mu bihe bikomeye bitwereka ko twayobye. Turi mu bihe bikomeye bitwereka ko Imana yirengagiza. Turi mu bihe bikomeye bitwereka ko Imana ntacyo yitaho. Turi mu bihe bikomeye bitwereka ko gusenga ari uguta igihe. Turi mu bihe bikomeye bitwereka yuko gukizwa ari ukurindagira. Ariko nkuzaniye amakuru, ndakwinginze mu makuru menshi naguhaye, hari inkuru yangezeho numva ntabwo nayihererana. Nje kukubwira ngo Imana iri hejuru. Niko nje kukubwira. Nje kukubwira ngo Imana iri hejuru, ifite imbaraga ziri hejuru, ifite ubushobozi buri hejuru, ifite ububasha buri hejuru, ifite ubwenge buri hejuru, ifite ubushakashatsi buri hejuru, ifite uburinzi buri hejuru, ifite ubutabazi buri hejuru. Nje kukubwira ngo Imana iri hejuru. Nicyo kintu kinzanye muri uyu mwanya. Iri hejuru. Ndashaka kongera kukwibutsa Imana. Ndashaka kongera kukwibutsa ubushobozi bwayo. Ndashaka kukongera kukwibutsa imbaraga zayo. Ndashaka kongera kukubwira ngo numenye ko Imana iri hejuru. Oya, Satani yikwihererana. Ibimenyetso n'ibitangaza shitani ari gukora ku buzima bwawe, ibimenyetso n'ibitangaza shitani ari gukora mu kazi kawe, ibintu ari kukwereka mu muryango wawe no mu bana bawe, ibintu amaze iminsi akwereka ndetse bimaze imyaka, burya ntago ari byo. Wikibagirwa yaguhamagaye, wikibagirwa yaguhanze, wiyirengagiza. Imana yacu iri hejuru. Iri jambo rijye mu maraso yawe, rijye mu misokoro yawe, rijye mu magufwa, rijye mu mutima, rijye mu bwenge, rijye mu bitekerezo. Wicara uzi ko Imana iri hejuru. Ndumva nshaka kukubwira ngo Imana iri hejuru. Iri hejuru y'ibikugenza, iri hejuru y'ibiguhiga, iri hejuru y'ibikurusha imbaraga, iri hejuru y'ibikurusha ubushobozi, iri hejuru y'ibigusumba, iri hejuru y'ibikwigaho, iri hejuru y'ibikubaririza. Imana iri hejuru y'ibikurusha ububasha, iri hejuru y'ibinyabwenge, iri hejuru y'ibinyembaraga, iri hejuru ya Satani, iri hejuru y'abadayimoni, iri hejuru y'ibitero byose. Nje kukubwira ngo Imana yacu iri hejuru. Nimba waribagiwe ibyo yakoze kuri wowe bikwereka ko iri hejuru, nushingire ku byo ikora, ushingire ku byo usoma, ushingire ku byo yakoreye abandi, uko yari iri kera na n'ubu niko imeze. Imana iri hejuru. Iri hejuru. Imana iri hejuru y'ibinyabubasha byose, iri hejuru y'ibiteye ubwoba, bya bindi ureba ugatinya, iri hejuru yabyo. Bya bindi wibaza ukabiburira igisubizo, burya iri hejuru yabyo. Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana izi icyo gukora ku buzima bwawe, izi icyo gukora ku mibereho yawe. Ndashaka kongera kukubwira ngo ongera uyigirire icyizere. Mureke mbabwire, Abayuda byarabakomeranye, birabakomerana imbere n'inyuma, barashoberwa. Ndavuga Abayuda babura inzira, babura ubutabazi. Bari mu gihugu kitari icyabo, bari rubanda rugufi, bari baraguzwe n'ubarusha amaboko. Ariko kuko Imana yabo yari iri hejuru, kubera ko Imana yabo yari iri hejuru ya Hamani, yari iri hejuru y'umwami, yari iri hejuru y'inzandiko banditse, kuko yari iri hejuru, yarururutse mu bubasha bwayo, ibatunguza kubarengera. Uwagombaga kubica, uwari wasinyishije inzandiko zo kubamara,
Imana iri hejuru irazirongera irabihindura, izana itegeko ryikubagaho, yemerera abayuda kubaho, yemerera abayuda guhumeka, yemerera abayuda kugarurizwa icyizere. Imana yemerera abayuda kongera gukomera. Nje kukubwira ngo Imana iri hejuru. Abayuda batungurwa no kumva ngo ahari umuyuda hose ntihagire ubakoraho, batungurwa no kugira agaciro, ngo ndetse izina ry'abayuda ngo n'utari umuyuda ngo akajya yifuza kwitwa umuyuda, ngo kubera ibendera ry'Uwiteka ryari ryazamutse ku bayuda. Nuzuye umunezero wo kubabwira ngo Imana yacu irakomeye, Imana yacu irakomeye. Kandi reka nkubwire, ntabwo Imana ari umuntu ngo ibeshye, ntabwo Imana ari umuntu ngo inanirwe. Reka mbabwire, nta muntu ukoresha Imana ngo azayirukana hanyuma bayiringiye ngo tubure iyo tujya. Ntabwo Imana ijya yaka imbaraga ku maboko y'abantu, ntabwo ijya yaka umusada. Nta gihugu na kimwe gitera inkunga Imana. Imana yacu irishoboye. Reka mbabwire, ntabwo turya ari uko yahinze ngo tuvuge ngo bizarumba. Imana iri hejuru, ifite ububasha n'ubushobozi bwo gukemura ikibazo isaha n'isaha. Shitani yikubwira ngo Imana yaragutaye, yikubwira ngo Imana ntikigukunda, shitani yikubwira ngo Imana ntikikwitayeho. Imana iragukunda, Imana ikwitayeho, kandi ifite byinshi ishaka kukugezaho. Nje kukubwira ngo Imana iri hejuru. Ijambo rivuga ngo Imana iri hejuru, nje kukubwira ngo uryereke abadayimoni, uryereke igihe ugezemo, uryereke ibiguteye ubwoba. Reka nkubwire, ujye uryereka Satani, uryereke abazimu, uryereke ikipe iri kwiruka inyuma, ujye ubwira ngo Imana yacu iri hejuru. Iri hejuru y'ijambo rya nyuma ryavuzwe kuri wowe, iri hejuru y'ubwo burwayi, iri hejuru y'ubushomeri, iri hejuru y'ibiteye ubwoba, iri hejuru y'ibinyagitinyiro byose, iri hejuru y'abahanga, iri hejuru y'abashakashatsi, iri hejuru y'abavumbuzi, iri hejuru y'ibyiyita Imana, iri hejuru y'ibikomerezwa n'ibikomeye, iri hejuru, iri hejuru. Impamvu Imana iri hejuru rero idateze no kuba hasi. Ibyo utazi yo irabizi, ibyo utamenye yo yarabimenye, ibyo uri gutegurirwa ngo ukorerwe yo yabimenye utarabimenye. Ikintu kimbabaza ni ukurira igihe kitaragera. Burya ibyendaga kukuriza nyakurira bimwe bya nyabyo. Imana nibyo yasigaranye, nibyo yasigaranye. Utuntu rero yohereje kuri wowe ni utwo kukubwira ngo burya warahizwe nuko nahabaye. Imana iri hejuru. Ntabwo ari abayuda gusa Imana yiyeretse. Imana yiyeretse abantu benshi muri uru rugendo. Imana yiyeretse Mose imbere y'Abisiraheli, ngo Mose yarahagurukiwe, ahagurukirwa n'abatambyi. Mose yarahagurukiwe, ahagurukirwa n'abo bakorana umurimo, ahagurukirwa n'abo bavanye mu Egiputa, baramuhagurukira. Icyo nicyo bita umuyaga uturutse imbere. Ngo bamaze kumuhagurukira, ngo yegera ahantu ajya avuganira n'Imana, arayihamagara, arayibwira ati barebe kandi ubitegereze. Mu kuri amaboko ya Mose ntago yari kubashobora, ariko kuko yitabaje andi maboko ariyo y'Uwiteka, ngo Imana irururuka imwigisha ukuntu ari buca urubanza, imwigisha ukuntu ari bugenza Abisiraheli. Ngo arababwira ngo bamwe ni murya iburyo, abandi mujye ibumoso. Hanyuma ngo abagiye ibumoso, ngo Uwiteka yasamura ubutaka burabamira. Imana ibimuhaye ijambo mu Bisiraheli. Imana ibiramurwaniriye ako kanya. Imana iri hejuru. Kubera ko Imana iri hejuru, ni nayo mpamvu ibikwiye gukora ibiri hejuru. Ntabwo Imana yaba iri hejuru ngo ikore ibiri hasi, kuko Imana iri hejuru ikora ibiri hejuru. Uwibwira ngo Imana ntiragutabara, nuko ibona ku isaha itaragera, kandi nuko ibona yuko ibihamya bitaragwira. Imana iri hejuru. Nje kukubwira ngo umwuka w'ubwoba nucike ku buzima bwawe. Ibiteye ubwoba birakugose, ibiteye ubwoba biri imbere n'inyuma, ibiguteye ubwoba. Wibaza imyaka wabayemo ugasanga byari bikomeye, wakibaza nisigaye ukavuga ngo ubu bizaba bimeze bite. Nje kukubwira ngo icyo ukwiye gutekereza no kwibaza, wibaze ko Imana ikomeye kandi wibaze ko iri hejuru. Icyo nicyo kintu utegetswe cyonyine. Ubundi wihagarariye urebe ukuntu Uwiteka ari bukurwanirire. Mureke mbabwire,
Abisiraheli bageze ku nyanja, nimba hari abantu babonye ukuntu Imana iri hejuru, n'Abisiraheli barimo. Imana iri hejuru. Imana ngo yagabanyije inyanja mo kabiri, ngo barambuka bambukira humutse, ngo ababisha babo babirukankanaga, kuko Imana yari iri hejuru y'amagare ya Farawo, Imana yari iri hejuru y'ibifaru bya Farawo, Imana yari iri hejuru y'abasirikare bazi kurwana ba Farawo, yari iri hejuru y'abanyentambara be n'abazi gutwara amagare, ngo yari yabakozeho. Haleluya. Ariko ngo Abisiraheli bavayo, nta n'igifaru na kimwe cyari kibari inyuma cy'Uwiteka, ariko imbaraga ziri hejuru z'Imana zari zibatwikiriye, nabo batabizi. Ntago bari babizi, ngo kuko bageze ku nyanja baratatse bavuza induru nk'imwe dufite. Induru dufite, induru goma mu rugo, ubu turi gukora, turi gusimburanwa mu kazi. Ese ubundi udakoze, ubundi si imyaka mwabaye abashomeri murayirengagije? Ariko mwari muzi ko Imana itunyuza mu mashuri atandukanye kugira ngo nitugera mu ntambara tuzitware neza. Hari aho umuntu yakavugije induru ngo ntago agicuruza buri munsi, ari kujya ibihe n'abandi, akibagirwa iminsi n'imyaka yicaye mu rugo adakora. Iyo nduru ikagukura ku Mana. Ubusa bafunze batashye batagikora bo ntago bariho. Maze ibibazo byavuka tukitana ba mwana, twikitana ba mwana, iminsi irabaga nta kinya. Nimuze tubwire Imana idutera urukingo kugira ngo iminsi tubage tutumva, naho iminsi izatubaga, kuko turi mu bihe byavuzwe. Kandi ibihe byavuzwe nta mbundi zabikuraho, ibihe byavuzwe nta kinini muzanywa, ibihe byavuzwe nta biryo muzarya. Umva ko muzi kunywa litiro nyinshi z'amazi, mukamenya kurya imbuto nyinshi, mukamenya kwiporeza no kwishakira ubuzima. Iminsi iryana nta muntu uzayihagarika. Iminsi iryana ni iminsi izananira abanyabwenge, ni iminsi izayobera abakomeye, ni iminsi ikomeye kandi iteye ubwoba, ni iminsi tugomba guhamagarira mu Imana, kuko Imana iri hejuru. Imana iri hejuru ya korona, Imana iri hejuru y'ibitero byose, Imana iri hejuru y'ibyo tutazi n'ibyo tutareba n'ibyo tutaramenya. Wowe wibwira umutima wawe ko Imana iri hejuru. Hanyuma nutangira kugira ibyago, utangire wibuka baguhemukiye, nuhura n'ibigeragezo wibuka uwo kwambuye muri 1 na 2 cyakirye. Iyo umuntu yakennye yibuka bamwambuye bose nabo yari yaribagiwe. Nimuze twibuke Kristo, intara yo mu muryango wa Yuda, ihatubera ku manywa na ninjoro, ikaturwanira urugamba kandi ikarurangiza. Rero nje kukubwira ngo umwuka w'ubwoba nucike mu bakristo. Ntago Imana yacu yapfuye, ntago Imana yacu inaniwe, ntago Imana yacu yacitse intege, ntago Imana yacu yazimye. Kandi ibimenyetso bigaragaza ko ihari nuko ikikurinze, kuko yita kurinda burya hari byinshi byari kuguhuhura, hari byinshi byari kukwica, n'ubuzima urimo burya hari ukundi kuntu byari kugenda. Nje kwamamaza Imana yacu, mbabwira yuko iri hejuru, kandi mbabwira ko igihari, kandi mbabwira ngo nta naho izajya. Imana iri hejuru. Imana iri hejuru. Imana yatunguye Abisiraheli, baravugaga ngo nibura mu Egiputa twakubitwaga ibiboko ariko tukabaho, none tugiye gupfa tuzize aya mazi, tugiye gupfa nabi twisheshwe na Farawo. Batangira kwitotombera abakozi b'Imana, batangira kwitotombera n'Imana. Ariko uzi kugira ngo Imana igutabare warandavuye, Imana izakurengere, ntiza gutabare warandavuye. Imana izagutabara ukiyubaha. Haleluya, haleluya. Imana iri hejuru, isumba byose iri hejuru. Kandi nagira ngo mbabwire ngo ibyo muzi nayo irabizi. Twasomye ijambo rivuga ngo umuraba w'inyanja, amazi menshi ari gusuma, ariko ngo Imana byose ngo ibirusha imbaraga, ibiri hejuru. Imana iri hejuru. Kandi nimureke mbabwire, nudakomerera no kubyo yakoze ku buzima bwawe, ujye ukomerera no kubyo wabonye.
ukomerere no ku bantu babanye n'Imana kera. Uzasanga ntawe yigeze ihemukira, nta n'umuntu yigeze ihemukira, nta n'umuntu yigeze ifata nabi. Uribuka ko Yobu byamukomeranye kuruta uko byagukomereye. Biramukomerana, abana barashira, nta cyizere cy'uko ari kongera kubona abana nk'abo yari afite. Yobu biramukomerana ngo aragenda abo mukene, wa wundi wishimisha inzara zikavamo agakoresha n'urujyo. Ibyiringiro bya Yobu birayoyoka. Haleluya. Ariko ngo agiye kuvuga ijambo ryiza, aravuga ngo uyu mubiri wanjye ngo naho wamara kubora, ngo hagasigara amagufwa, ngo amaso yanjye niyo azamureba, ntago ari ayondi. Mureke mbabwire, ibisubiza Imana yakubwiye, n'amenyo yawe azabihekenya, n'amaso yawe azabireba, n'ibiganza byawe bizakira. Ni ukuri nta muntu uzakugira mu cyimbo, kuko nta kintu Imana yavuze ngo gihere. Tangira uhumirize umutima wawe, detaye z'ibyo watekerezaga n'ibyo wibwira uzishyire ku ruhande. Umenye ko Imana ya Isiraheli ifite ubushobozi kandi ifite n'ububasha, kandi Imana ifite gutegeka iby'ubuzima bwawe. Mureke mbabwire, Yozefu burya byari byamurangiranye igihe yafungishwaga n'umugore w'umwami, akajya muri gereza afite dosiye iteye ubwoba ikomeye. Mureke mbabwire, yari afite dosiye ihambaye yo kuvuga ngo yafashe ku ngufu umugore w'umwami. Naho wafata ku ngufu umugore wa mudugudu, naho wafata ku ngufu muyaya, uwo wafata ku ngufu wese, waba ufite dosiye iteye ubwoba rwose, ntuzanabipime. Ariko we yari afite dosiye y'uko yafashe ku ngufu umugore w'umwami. Yari dosiye yagombaga kumucisha igihanga, ariko Imana itabura aho ica ntibura aho yinjira, irinjira imusanga muri gereza aho yari ari. Uzi tekinike Imana yakoresheje kugira ngo ave muri gereza? Yakoresheje tekinike n'ubu iyo nicaye nkazitekereza mpita mvuga ngo kuzo wakoresheje hariya kwa Yozefu nanjye zazikoresha kwa Emerita. Hanyuma nanjye ugire oya vuga ngo nawe izazikoresha iwawe. Ngo Uwiteka ngo yateje umwami kurota, arangije ngo arota inzozi ziramucanga. Haleluya. Hanyuma ngo atuma ku bakonikoni n'abarozi be ngo bose bananirwa gusobanura izo nzozi, kandi burya izo nzozi n'Uwiteka waziteje ku mwami. Kandi Uwiteka yimigisubiza abakonikoni, ahubwo agiha Yozefu kugira ngo umugambi w'Uwiteka ugerweho. Reka nkubwire, Imana nigushyira mu kaga izakagukuramo, kandi na shitani nagushyira mu kaga Imana izakagukuramo. Ariko akaga uzishyiramo uzagerageza unakikuremo. Nkwifurije gushyirwa mu kaga na Satani no gushyirwa mu kaga n'Imana, kuko aho hantu Imana irahakurikirana. Ariko wowe ntago wakikuramo. Imana iteza ikibazo cy'inzozi, ariko iteza ikibazo igira ngo Yozefu azaba ari we uzisobanura. Ngenje kukubwira ko Imana izi inzozi buri wese ashobora gusobanura. Nk'ubu hari ibintu ntasobanura, ariko hari n'ibyo ntasobanura, ariko ibyo ntasobanura we wabisobanura. Ariko nje kukubwira ngo ikibazo giturutse ku Mana burya imenye uko nikikemurira. Ngo bamaze guteza izo ntambara, ngo imaze guteza izo nzozi, ngo abantu bose birabacanga. Ngo ariko atarafungwa, haleluya, atarafungwa hari abantu bari bamuziho gusobanura inzozi. Ngo umwami ngo bamaze guteranya abo bantu bose bimaze kubacanga, ngo aravuga ati umuntu utazisobanura ndamwica. Umva ibintu bikomeye, ariko Imana ishimwe kuko Imana yacu iri hejuru. Umva umwami yaravuze ati icyambere murazisobanurira, murazinyibutsa kuko nazibagiwe. Ariko Mana we, haleluya, turashimira Imana izaduha ibisubizo isi iri kutubaza. Ndashimira Imana izaduha ibisubizo isi iri kutubaza, kandi n'ibisakuzo isi iri kudusakuza Imana izaduha ibisubizo byo kuyisubiza. Ndashimira Imana ishoza urugamba ikarurangiza. Ndashimira Imana itangiza umurimo kandi ikawurangiza. Ndashimira Imana itagitsindwa kandi itaginaneshwa. Hanyuma Imana yo mu ijuru rero yari izi ko izo nzozi ari uzagira ute uzazisobanura. Umwami aravuga ati mwabarozi mwe rero n'abakonikoni banjye, murabizi yuko muri abantu bakomeye mwerekwa ibintu bikomeye. Hanyuma ngewe ikibazo nagize, narose inzozi nazibagiwe, kandi simfe no kuzibagirwa, sinamenye n'icyo zivuze. Hanyuma ubu tuvugana murasobanurira, muranyibutsa ibyo narose. Ariko iki ni ikizamirata.
muranyibutsa ibyo narose, nimumara no kubinyibutsa muri bunabisobanurire. Umva ikintu gikomeye rero, ngo bose ngo bararebana, umukonikoni akareba umurozi, umurozi akareba umukonikoni, uw'umuhatara akareba uw'umubingo. Mbese kuko abantu burya biyigiza abadanje baba baziranye, ngo bararebana ngo barebe ko hari uwagira ijambo muri icyo giterane no muri icyo gitaramo umwami yari yabatumiyemo kugira ngo bamusobanurire. Bararebana bose ngo barya ikintu bita indimi imbere y'umwami, ariko ngo havamo umwe burya nawe yari yuzuye undi mwuka uturutse ku Mana. Ni Imana yaje imuhangaho iramubwira iti vuga ko ari Yozefu kubera tekinike z'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Umva nkubwire, Imana izi uko izazi wawe, Imana izi uko izarangiza urugamba, Imana izi ukuntu uzakira uburwayi abaganga bavuze ko batazagushobora, Imana izi uko izagenza abana bawe bakunaniye, Imana izi ukuntu izakina finali yawe, Imana izi uko izarwana urugamba uri kurwana, izi uko izabigenza mu kazi uri gukora, Imana izi uko izabigenza mu bucuruzi bwawe, Imana izi ukuntu izabigenza mu bukwe bwawe, Imana izi ukuntu izabigenza n'ujya gushaka. Imana yabihaye umurongo. Ikimbabaza, amaso yawe arabihishwe, ariko amaso yawe nawe ubwabihishwe kuko umutima wawe wabihishuriwe. Ngo umuntu umwe atera agatoki ngo bagira ngo agiye kugisubiza, aravuga ati mwami ndakubaha. Mwami nyiri igihugu amucira bugufi n'ukuri, aravuga ati ibyo bintu ntakubeshye, muri aba barozi n'abakonikoni aba bantu bawe ufite hano nta washobora ibyo bintu. Ibyo bintu haleluya bisobanurwa n'indi Mana itari yacu, ya Mana yera, ya Mana yera itabana n'ibifite umubiri. Umva umuntu rero ushobora ishobora gucamo akabisobanura, ni umusore witwa Yozefu, wa wundi w'umunyagano wabaga iwawe mwami. Ubu tuvugana ari muri gereza, uriya wafite ubwenge bwo gusobanura ibihishe. Hari igihe Imana ndakubaza ngo wowe bakuziho iki? Hoya bakuziho iki? Burya mu buzima bw'umuntu buri wese bagomba kugira icyo bamumenyaho. Ubu nanjye hari icyo munziho, hanyuma we bakuziho iki? Bakuziho gusobanura inzozi, bakuziho amagambo, bakuziho amatiku, bakuziho ubwescro, bakuziho guteka imitwe, bakuziho ubucakura, bakuziho ubucabiranya, bakuziho ishyari, bakuziho guteranya, bakuziho amagambo, bakuziho amazimwe, bakuziho umutima mwiza, bakuziho ubunyangamugayo, bakuziho gufasha, bakuziho guhanura neza, bakuziho kutavangirwa, bakuziho ubupfura, bakuziho urukundo, bakuziho ubugwaneza. Baza umutima wawe ngo bakuziho iki? Ariko icyama, haleluya, haleluya, icyama ukabera Imana w'umumaro, icyama ukabera Imana w'igiciro, icyama abarushye bakajya bakuruhukiraho, icyama ukaba umuyoboro w'abarushye, icyama ukaba umunyabwenge, icyama abantu bakakuruhukiraho, icyama abantu bakakwigiraho iby'Imana, icyama abantu bakagukomereraho, icyama ukaba umuntu Imana ifite ku isi kandi w'ingirakamaro. Imana ishimwe, haleluya. Icyo uri cyo nicyo kizagukiza, kandi icyo uri cyo nicyo kizakwica. Ntutegereze ko umumaro wawe uri imbere, ahubwo umumaro wawe uri muri wowe. Ntukibaze ngo iterambere riri imbere, ahubwo riri muri wowe. Ntukibaze ngo ikizagukiza uzagitora imbere, ahubwo urakigendana. Nkwifurije kugendana icy'umumaro kandi kizagukiza. Mureke mbabwire, buri wese agira ikizamukiza. Iyo urebye Pawulo yari umuntu ugwa neza kandi yari azi kwihangana, ibyo byamugiriye umumaro mu myaka yose yabayeho. Umenye rero Yohana yari umugwa neza kandi uzi gushinyiriza, kanyidiwe akamenya no guhamya Imana. Ibyo bintu byari bimuzwiho. Iyo umenya amakuru ya Debora, yari umugore w'intwari utemera gutsindwa, Imana yemera no kujyana nawe mu rugamba abagabo batangiye guhabuka. Reka nkubwire, umusore witwa Daniel yarazwiho ubushizi bw'amanga, wakabyara we, haleluya. Yarazwiho ubushizi bw'amanga, aho yemera guhara
Daniel aho yemera guhara ubuzima akemera kujya mu rwobo rw'intare ngo zimumanyagure, naho Saduraka na Meshake mama wakabyarawe n'abagenzi bari bazwiho gutinyuka, aho memera kujya mu itanura ry'umuriro. Hanyuma ndi kukubaza ngo wowe ikintu uzwiho ni iki? Bakuziho iki? Bakuziho iki? Reka nkubwire rero, Yozefu yagiye muri gereza ajya gufungwa, mureke mbabwire, ariko agenda ari umunyabwenge, agenda ari umunyabwenge, agenda ari umuhanga, agenda afite umwuka w'Imana zera, kandi agenda n'abakonikoni bo kwa Farawo, agenda n'abarozi bo kwa Farawo bamufiteho amakuru. Reka nkubwire, burya n'abanyamahanga bagomba kutugiraho amakuru. Mana ishimwe. Ubwenge rero yinjiranye muri gereza nibwo bwabaye intandaro. Nta kantu yagiye gutanga muri gereza ngo nka twa tuntu twanya. Ariko abarokora Imana igitutabara disi. Umuntu abona umuntu we yafashwe agatangira kuvuga ati reka shaka umuntu ushaka akantu, wagiye ushaka Imana. Ese wowe bafunze koko wagiye ureba ingingo ishobora kugukura muri gereza? Kugeza ubwo abantu musigaye mwiringira abantu, mukiringira amaboko y'abantu, Imana mwayitesheje agaciro. Wumva ari Imana, umuntu ararwara atakira akabakatiye mu bapfumu, umuntu agaterwa atatabarwa akabagiye kureba amaboko akomeye aho ngaho haba. Umuntu yajya muri gereza ntiyiringiye yasenze atarajyayo, ahubwo akaravuga ati mumpamagarire ntuza yabishobora akabingiramo. Niko umunsi ntuza yapfuye uzabigira ute? Umunsi ntuza amaboko ye yabaye nk'ayawe uzabigenza gute? Ariko ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni uhora uhamye utajya unyeganyezwa. Yozefu rero icyari kimurimo n'ubwenge ni nabwo bwamukuye muri gereza. Bumukura muri gereza nta ruswa yatanze, ava muri gereza kubera ubwenge Imana yamuhaye. Hanyuma ngo umwami aramuhamagara, amaze kumuhamagara hanyuma ngo araza muri cya gitaramo kirimo abarozi n'abakonikoni, baramubwira ngo niko Yozefu, bambwiye ko uri umuhanga, bambwiye ko uzi gusobanura inzozi, bambwiye ngo uri umuhanga cyane. Umva ikintu yahise akora ari imbere y'umwami, ari imbere y'abamukikije bamutegerejeho ubushobozi. Yahise yiyambura icyubahiro cye cyose, ahita yiyambura umwambaro w'icyubahiro, ahita yiyambura ko ari we wabikora. Arangije yambara umwambaro w'ubumana, aravuga tumva rero mwami, ibi bintu ngiye kugusubiza, nunyemerere ngende senge mpamagara Imana. Nta bubingwa n'ubuhanga buri muri ngewe, ntago ndi umudanje. Reka mbabwire bakozi b'Imana, ntitukigira abadanje. Ubundi umudanje upfa ntabwo aba ari umudanje. Umuntu unanirwa, umuntu usonza, umuntu uterwa, umuntu urwara ntakire, umuntu imodoka igonga, umuntu upfa bakamuhamba akagenda ubutazagaruka, umuntu ntabwo turabadanje. Imana yacu niyo irenze, Imana yacu niyo iri hejuru. Agenda yiyambura ubuyozefu bwe, aragenda yiyambura ibyubahiro bamwambitse abantu, arabyiyambura. Arangije yambara ubwiza bw'Imana, arangije abwira umwami atumva rero mwami, ibyo bintu uvuze ari njyewe ubwanjye ntago nabishobora, ari n'umuntu n'umwe ntago yabibasha. Aba bantu ushaka kwica urimo urabahora ubusa. Icyo kora hari Imana iri mu ijuru ifite ubutware, ifite n'ubushobozi. Iyo ngiyi ifite kumpa ubwenge ikabumpa, hanyuma nkabasha gusobanura iki? Gusobanura inzozi. Biba ngombwa ko izina ry'Imana ryubahirwa kuri Nderata, izina ry'Imana ryubahirwa kuri Yozefu. Umva rero reka nkubwire, ni ushaka icyubahiro uzagiha Imana. Numara guha Imana icyubahiro izafata ku cyayo, ifateho gake, hanyuma nawe guhe. Ariko nushaka icyubahiro ukakiha, ndakurahiye uko wakiyambitse niko uzakishishimuraho, kandi uko wakiyambitse kizakuvaho nabi. Ariko Imana iri hejuru, niyo ntego y'ijambo twari turimo kugira gute? Kwigisha. Narindi kubabwira ko Imana iri hejuru. Imana iramutabara rero, imusobanurira inzozi, arazisobanura. Haleluya. Yozefu abera umugisha, abakonikoni ntibaba bagitemaguwe, abarozi nabo baba babayeho. Haleluya. Na Yozefu abaho, umwami amaze gusobanurirwa inzozi. Reka nkubwire, yaravuze ati uyu muntu
uyu muntu nyibukije ibyo narose, uyu muntu bisobanuriye abantu ibihumbi n'ibihumbagiza byacogoye, uyu muntu ntakwiye kuguma muri gereza, ahubwo ngomba kumwiyegereza. Nibincanga nzajya muhamagara, nibinyobera nzajya muhamagara, agomba kumbera umujyanama mukuru. So uko yafunguwe wafunga se umuntu umeze nka Yozefu aba arafunguwe. Reka nkubwire, abantu mufite ibizabica, mufite ibizabicisha, mufite ibintu bizatuma mupfa igihe kitageze, ibintu mubitse bibi bizira mubijugunye mubite, mubike ibintu byagirira abantu umumaro. Ubundi iyo uri umuntu w'Imana ugirira umumaro bo mukorana, ukagirira umumaro bo muturanye, ugirira umumaro abakuzi, ugirira umumaro igihugu, ukakigirira itorero, ugirira umumaro abantu bose, ukakigirira inshuti zawe, ku buryo umuntu umubera umunyamumaro. Yanakwicara ati runaka yambereye umunyamumaro, yatuza akavuga ati runaka yambereye umunyamumaro. Kandi nimba ushaka kurama, kandi nimba ushaka gukorana n'Imana, uzaba umunyamumaro. Ubushize narabibabwiye yuko mutazabona imbunda zirinze Nyabarongo. Nukuri ntago leta yafata imbunda ngo zijye kurinda Nyabarongo. Nyabarongo se hagize umuntu uzakidahiramwe amazi, hari uwamukubita amazi ya Nyabarongo? Ariko uzibeshye ujye ahandi hari ibigega birimo amazi yamaze gutunganywa, yashyizwemo izindi mbaraga kugira ngo aba amazi mazima agaburirwa abantu. Uzibeshye unahegere, ntuzanahegere. Haba hari uburinzi bukomeye kuko n'amazi atunze abanyagihugu. Haleluya! Ni nako Uwiteka ajya arinda umunyamumaro, umuntu w'umunyamumaro. Reka mbabwire, nimvuga umunyamumaro ntiwumve umuntu ubwiriza gusa, ntiwumve umuntu w'umupasiteri n'umubishopu, ntiwumve umuririmbyi uririmbira Imana, ntiwumve umuntu wese ukora neza akagirira neza abantu mu rusengero n'ahandi, n'umunyamumaro ku Mana, ntabwo igipfa kumwikuraho. Niyo mpamvu araba muzajya mubone ngo uyu muntu uko adakijijwe kandi akaba yararinzwe biriya bintu. Ntabwo akijijwe, ariko afite ibikorwa akorera abantu byiza. Kandi burya gukizwa kutagira imirimo kuba gupfuye ubusa, no kugira imirimo itarimo agakiza biba bipfuye ubusa. Imana ishobora kurinda abadasenga, ikabarindira ibikorwa byabo byiza. So umuntu abaye adasenga ariko akaba ari umuganga, n'urugero, hanyuma akavura abarwayi neza abikuye ku mutima kandi afite ishyaka, ugira ngo ntabagiriye abantu umumaro. Erega umuntu ashobora kuba atari umukirisitu ariko akaba ni umumetre ushinzwe kuburanira abantu. Ese ubwo umumetre atariye ruswa, atarenganyije abantu ngo agire abo yubikaho urusyo kubera amafaranga, akajya aca imanza zitabera, ugira ngo uwo muntu si umunyamimaro? Hari abantu, umuntu usabaye umupolisi mu muhanda akarinda abashinzwe, akabikora bikuye ku mutima, ko no mubarinze harimo babavuga butumwa n'abakozi b'Imana, mugira ngo si umunyamumaro? Ese umuntu ari umusirikare akavuga ngo ndinze abanyagihugu, ko harimo abapasiteri n'abahanuzi, ko harimo imigambi n'imishinga y'Uwiteka, ugira ngo wa muntu si umunyamumaro? Umuntu wese yihatire kuba umuntu mwiza, aba umunyamumaro. Nutaba umunyamumaro ku Mana, imyaka yawe yo kubaho izagira ite? Izagabanuka. Tugiye gusenga. Haleluya! Narinje kukubwira ngo Imana iri hejuru. Bwira umutima wawe ngo umutima wa ruhuka. Haleluya! Ruhuka kandi utuze kuko Imana yacu iri hejuru. Oya, bwira umutima wawe ngo Imana iri hejuru y'ibindushye, Imana iri hejuru y'ibingora, Imana iri hejuru y'ibikorwa bya Satani, iri hejuru y'abadayimoni, iri hejuru y'abakorana na Satani, iri hejuru y'ibiguhiga, iri hejuru y'ibikugenza n'ibikugendaho, iri hejuru y'ibigushaka n'ibigushakisha, iri hejuru y'inama ukorerwa wowe utazi, iri hejuru y'imitego bagutega utazi, iri hejuru y'ubupfubyi, iri hejuru y'ubupfakazi, iri hejuru y'ibihombo, iri hejuru y'amarira, iri hejuru y'ibiduteye ubwoba, iri hejuru y'ibitero. Bwira umutima wawe uryame wizigure, ujye uhora uvuga ngo Uwiteka ari hejuru, ari hejuru. Hanyuma ujye uryama umere nka Dawidi, yaravuze ngo nzaryama nizigure, ngo nzaryama sinzira ubundi nizigure, ngo kuko Uwiteka ambereye maso. Tugiye gusenga. Ndumva ashaka kugusengera. Umutima wawe umaze guhaba, ibyo wumva n'ibyo ureba byaguciye intege,
byatumye utakariza Imana icyizere, kwizera kwawe kuragabanuka. Ca bugufi ngusengere, ndifuza ko usubirana ibyiringiro, ndifuza ko wongera kubakwa, ongera wubakwe. Humura, Imana iragukunda, Imana igutekerezaho uko bwije n'uko bukeye, Imana irakuzirikana aho urara n'aho utaha. Imana yarakubonye, wicogora. Imana irakwegereye, Imana igutekerezaho buri munsi. Humura, ubuzima bwawe Imana iri kukwigaho, iri guca inzira y'uko izagutabara, izaguha amashimwe. Ntabwo Imana yagutereranye, ntiyagutaye, iracyakuri ku mutima, iracyagutekereza, irakuzirikana. Humura, burya mu bana bawe irahari, mu buzima bwawe no mu rugendo rwawe irahari. Irahari mu gihugu cyacu, irahari mu miryango, irahari mu itorero, irahari. Imana ikomeye cyane. Uri umukozi w'umuhanga, uri muzima kandi uri mwiza, uri uw'icyubahiro n'igitinyiro. Uracyariho Mana, uracyatabara, uracyari ku rugamba. Haleluya, haleluya. Uracyaducungira umutekano, uracyakurikirana amakuru yacu, uracyamenya aho twirirwa n'aho turara, uracyahanganye n'abadayimoni baturwanya, uracyakora kandi ntuteze kureka gukora. Ndabizi ko umugambi wawe kuri twe ari mwiza, ndabizi ko utajya uhwema kuturinda uko bwije n'uko bukeye, ndabizi ko utahagaritse gahunda yo kuturengera, ndabizi ko utahagaritse umushinga wo kudutabara, ndabizi ko uri kumwe natwe ijoro n'amanywa. Ndakwinginze mbikuye ku mutima, Mana urihumure ku bantu bawe, Mana urihumure ku bankurikirana. Tabara abakomeretse, ko Yesu komeza ukomeze abacitse intege, humuriza abanyamibabaro, genderera imfubyi n'abapfakazi, wita ku batagira kirengera. Muntu wese wumvise iri sengesho, umuri imitima y'abantu bakomeretse, ugira icyo ukora ku buzima bwabo. Hindura amateka uzana ayandi, batabare kandi ubateturure. Ukora iby'imbaraga kuri bo Mana, imbaraga zawe nizibazenguruke, ubutabazi bwawe nibubagote mu izina rya Yesu. Ongera ureme ibyiringiro, ongera ureme ubutabazi. Urakoze cyane Mana, inkweretse igihugu cyacu, nkweretse igihugu cyacu. Rambura ikiganza ku bagituyemo, ohereza ubutabazi, dutwikirize ihema rinini, abato ndetse n'abakuru, abayobozi n'abayoborwa. Ikiganza cyawe ni kigari, twikira Uwiteka, uduhishe imbaraga ziduhiga, duhishe ibitero by'umwijima. Marayika arwana urugamba, wite ku bantu bawe bose, utanga agakiza ku batarakizwa, abaguye ubegure, abihebye ubahumurize, buri wese umutabare mu cyiciro arimo. Ijambo ryawe ni rigari, ni ryiza kandi ni rizima, reka rigere kure Mana. Urakoze cyane ko wumvise gusenga, urakoze ko wumvise gusenga, urakoze ko utazadutererana, urakoze ko abantu bawe batazagwa mu maboko y'ababisha, urakoze ko tubereye maso ndetse n'igihugu cyacu, urakoze ko tubereye maso ndetse n'itorero, urakoze ko tubereye maso ndetse n'abantu bose. Urakoze Uwiteka ko bari hirya no hino babereye maso, urakoze ko twumvise kandi urakoze kuri mu ruhande rwacu. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.